Ikaze. Iki ni igice cya gatanu cy'inkuru yitwa Urwandiko. Mu gice cya kane twasoreje aho umubyeyi wa Kamariza yari yarabuze aho ahera abwira umugabo we ko umwana we atwite, ariko yamara kumva ko byatangiye kumenyekana mu baturanyi agahitamo gushaka uko abimubwira. Birumvikana ko bitari byoroshye. Se wa Kamariza n'umugore we yaramutinyaga kuko agiraga umujinya utagira rutangira. Umugore we rero yagika kubimubwira bari mu rugo, yakwibuka ko umugabo we ateye akongera kwisubira ngo hato atazamukubitira imbere y'abana. Nuko aza kwigira inama yo kuzamubwira bagiye guhinga. Nuko umunsi umwe bari mu murima kwa kundi abahinzi bajya bafata akanya gato bakaruhuka wenda banywa amazi, uwo mugore abwira umugabo we ati, hari ikintu maze iminsi nshaka kukubwira ariko nkabaraho mbihera. Undi ati, icyo kintu watinye kumbwira ni bwoko ki? Nuko umugore we aramubwira ati, nubwo Kamariza atarabikubwira nta yindi ndwara arwaye, aratwite. Umugabo we yahise amubaza ati, koko Kamariza aratwite? Undi ataratwite, gusa umbabarire kuko wenda ahari ntakoze uko nshoboye ngo mwigishe uko yakwirinda ibyo. Nuko umugabo we aramubwira ati, wikwirenganya kuko ntawe hano wahanutse. Ati, none se kuki utamugira inama yo gusanga wayimuteye? Umugore we aramubwira ati, iyo yose nayimugiriye, ahubwo namusabye ko yayikuramo nubwo nabyo yabyanze. Uwo mugabo yahise avuga ati, ubwo se yabyanze avuga ngo iki? Arumva njye nakwemera ko angomera mu rugo atwite? Nuko umugore we aramusubiza ati, ahari wowe nubimubwira arabyumva. Uwo mugabo yahise abwira umugore we ko ibyo guhinga aba yabiretse akajya kubanza gukemura icyo kibazo. Nuko bahita bataha. Bageze iyo basanze Kamariza akiryamye, se ahita amusanga mu buriri. Ubundi ubusanzwe ntabwo uwo mugabo ajyaga akunda kujya mu cyumba cy'umukobwa we. Kamariza rero yahise amenya ko se yamaze kumenya ko atwite, ahita yitanguranywa aramubwira ati, rwose aho kunkubita mureke nigendere. Nuko se aramubwira ati, ugenda ujya he? Iyo uba ugenda uba warumviye nyoko ukagenda ntarabimenya. Ubu rero ndashaka kubanza kugira ibyo nkubaza. Numvise ko gusambana abo bumusigaye mubibona nk'ibisanzwe, ariko se no gutwita nuko mubibona? Nuko Kamariza asubiza ati, data, rwose ndabizi ko nakosheje cyane kandi sinifuzaga gutwita imburagihe, mu by'ukuri byarangwiririye. Se yahise amubaza ati, ariko se ko mperuka narimazeho utwanjye twose kukunde wige? Ubu mu myaka yose wize ntiwigeze umenya aho indi ica ku buryo wenda wari kwirinda gutwita imburagihe? Undi abura icyo asubiza, ahubwo akomeza gutakamba avuga ko atabishakaga. Se aramubwira ati, burya uko umuntu agenda ahura n'abantu batandukanye niko agenda bakuraho ubumenyi bumufasha umunsi ku wundi. Umuntu aherutse kunsaba kugabanya umujinya, ariko hari ibihe ngeramo ukanganza. Gusa wenda reka nkomeze ndwane nawo kuko iyo mba nkiri uwo nahoze ndi we banamaze kukwereka ko mbabaye. None se Kamari, ko wanze inama nyoko yaguhaye yo gukuramo iyo nda ukaba utanasanga uwo musore ngo mubane, urumva mu by'ukuri nakwemera kubyarira ahangaha? Ibintu ni bibiri, uremera ukuremo iyo nda cyangwa usanga wayiguteye. Kamariza yaramusubije ati, byose biragoye. Nuko umugabo ahita ahamagara umugore we ngo aze yumve ishyano agushije. Ahageze umugabo we yaramubwiye ati, Kamariza wawe noneho umenye baramuroze si gusa. Undi ati, bigenze bite se? Umugabo we aramubwira ati, Kamariza amusabye ko akuramo iyi nda, yabyanga agasanga yimuteye, arangije ambwira ko byose ngo bigoye. Uwo mugore se abwira umukobwa ati, none se Kamari, ko ibyo so akubwiye byose ubyanze, urumva bigenda biti? Nuko Kamariza arababwira ati, rero rwose si uko ntumva ibyo mumbwira, gusa nanone birangoye. Ineza amubaza ati, none se bikugoye bite Kamari? Wenda gukuramo inda birumvikana, ariko se no gusanga wayiguteye nabyo bigiye kuba urubanza? Nuko Kamariza arababwira ati, impamvu bigoye nuko we ntiyadahari. Sata aho yaba ari hose ugomba kumusangayo. Nuko Kamariza arababwira ati, yaba byakunda nakagiyeyo, ariko rwose ntabwo bishoboka. Se avuga ati, ufite ikibazo cy'itiki? Niba ari cyo kibazo ufite
humura turayiguha ariko tuvira. Undi ariko ababwira ko atari cyo kibazo afite. Bakomeje kumwinginga agera arababwira ati yinda rero uwayinteye ntabwo akiriho. Bati ninde? Nuko arababwira ati indi nayitewe na veterineri. Bose bahise bagwa mu kantu, maze se uwo mwana aravuga ati burya bwose atababyeyi rero tubabwira ibintu tukabasaba kwirinda mukagira ngo ahari ni urwango rubidutera, nyamara tuba twanga ko mwarwibwa n'ibintu nk'ibi. None si wabo baba bazi ko mwari inshuti? Kamariza ati ntekereza ko ntabyo bari bazi. Nyine se avuga ati niba twe tutari tubizi urumva ko kwabo babyeyi batuye iyo bigwa bari kubibwirwa n'iki? Nuko umugabo aravuga ati ubuzi si ingaruka zo gukora ibintu bucece. Nuko Kamariza babwira ko bifuzaga kuza bibabwira hari aho bigeze. Uwo mugabo yese avuga ati none si wabo waba warabibabwiye? Undi ati ntabyo bazi. Sahita avuga ati ubwo rero no kubibabwira hakiri kare kandi se bazabyemera. Nuko umugore we ahita avuga ati bazabumva se yababeshya ibintu nk'ibyo ngibyo agamije iki? Nuko umugabo aravuga ati none se hari igihamya afite kwinda twita ariya veterineri? Nagira Imana bazayemera bemere no gufasha umwana wabo n'umukazana wabo. Kandi nubwo bimeze bityo Kamari, wowe utekereza aho uzaba ndetse bishobotse wazajya kwa sogo kujyanye imyenda wenda ukaba ariho. Umugore wese avuga ati nkwikishiri atutambwira ko ushaka kwava. Ubwo se urumva koko nk'ababyeyi be tutaba tumutereranye? Umugabo wese avuga ati none se ubwo mwumvaga nubwo naba narahindutse koko nagira aho nemera ko abyarira? Icyo cyumba ngihakanye hakiri kare. Rwose iryo kosa ntabwo ryamba. Yesu nahoraga nkusaba kwirinda ariko wabirenzeho ujya kumanika amaguru. Rero itoze kwakira ingaruka zizaterwa no kutumva kwawe. Yesu anasohoka abasigaho. Umubyeyi w'uwo mwana urupfakaye imburagihe yisigaye amubwira ati humura mwana wanjye, buriya n'umujinya uri kubimutera. Gusa nanone ugomba kubimenyesha umuryango w'uwo musore hakiri kare. Kamariza yabajije nyina ati ese ma nk'uko papa bivuga ndamutse mbibabwiye bakabyanga nabigenzane? Nuko nyina yamusubiza ati wenda ntabwo bizageraho, nta mubyeyi wakora iryo kosa, kandi banabyanze twababyeyi bawe twagufasha, ntabwo rwose wabaho nabi kandi duhari. Kamariza yabwiye nyina ati mama rwose ngusabye imbabazi by'umwihariko kuko ntabwo utagize ungira inama z'uko nkwiye kwitwara, none dore aho uburangare bwanjye bungejeje. Nyina aramubwira ati Kamariza mwana wanjye, abantu turangwa no gukosa rimwe na rimwe, ahubwo icyo tuba tugomba kwirinda ni ukongera kugwa muri ya makosa twakoze, kuko iyo twongeye kwisangamo biba bigoye kongera kugirirwa icyizere. Kamariza yabwiye nyina ati ese ma ko n'ubundi nakugoye kandi nkikugora wakwihanganya ukazamperekeza, ko wenda niyo batakwizera ibyo nababwira ariko tubaye turi kumwe nawe wambere umugabo kuri data. Nuko nyina amwemerera kuzamuherekeza akamufasha kubibumvisha. None se koko bazabyumva? Naho mu gice cya 6